amambo ari guhubuka amambo ari kuva ari menshi amambo ari hanze apfuye muno bari muno ibuye riraje turakase perezida ngizi nazikuzibona turabasuje tunabahaye ikaze bakunzi ba VR Nation 250 mu kiganiro VR Time. Nk'ibisanzwe tuba tuje muri ya gahunda yacu ya entertainment, gahunda yo kubaha ibyishimo, ni gahunda yo kubasetsa muri iyi channel. Nta kindi yaziye nicyo dukora, tubagera aho muri mu ntara hatandukanye, mujyi wa Kigali ewana n'indi miji yose yunganira umujyi wa Kigali, aho ngaho tuba tuharyamye. Gahunda ewana ni ukugera ku bakiriya bacu benshi, tugera ku baturage benshi, yewe tukagera no ku byamamare mukareba uko byitwara hakoreshejwe iki gikoresho MetaQuest. Ndacyari Zerba ndetse unyite Mr VR. Gahunda ni turye show. Ubu twagiye sasa, tugiye muri batumirwa bacu uyu munsi ewana, mufata imbavu kuko ntabwo byoroshye. Mama bimeze bite? Amahoro. Ujye usenga cyane se? Ndasenga ngewe. Urasenga? Ndasenga. Yesu ko yapfuye urakuzi se? Ngwino hagarara hanga. Ndakuzi. Hagarara hano tuganire. Reka wambika akantu utubwire. Yesu ko yapfuye urakuzi? Ndakuzi neza. Yishwe n'iki? Yishwe n'urupfu bamubamba. Bamubamba? Ubu se nongeye kukwereka uburyo Yesu yishwe, wajya ubitubwira urumva tubirebera muri aka gakoresho, sibyo? Aka gakoresho urakambara nkongera kukwibutsa urupfu rwa Yesu, sibyo? Waza kubitubwira neza ukajya utubwira uti bigenze gutya, Yesu bimugendekeye gutya, bimugendekeye gutya, ngo uranyibutse, ngo kanyibutse urupfu rwe. Ibyo nyibukije nawe mbyumvise. Reka tujye muri aka kantu, sibyo? Hanyuma nkwereke nongera kukwibutsa Yesu uko byagenze. Wowe ikintu urakora urajya utubwira ibyo uri kubona, sibyo? Urajya utubwira ibyo uri kubona. Reka ninjiremo ndebe. Ndakaga filime. Ngiye kureba filime uko byagenze. Reka turebe. Araje rwose umubyeyi atubwire uko byagenze kose. Asa none yabagiye kundera. Oya. Nyereka uko byagenze. Rwose wigira ubwoba. Ndambibona nanjye ni maratari byo ndambizi. Reka nze werekere rwose. Ndambizi nge ndabizi byose neza. Ibya Yesu uko byagenze byose urabizi? Ndabizi uko bamubambye byose ndabizi. Okay. Reka nze n'umusaraba yahekaga byose. Umusaraba yahetse nawo urawuzi? Ndawuzi. Reka nze rwose tubijyemo hanyuma utubwire. Ubundi ariko witwa nde mama? Witwa nde? Nitwa Sikora. Zikora? Ye nitwa Mukanyirigira Sikora. Mukanyirigira. Kandi usanzwe usenga? Nge ndasenga. Urasenga? Bana we reka turebe iyi filime ya Yesu pe, wongere ujye utubwira ngo byamugendekeye gutya, ahantu hose uri bugere utwibwiriye nk'umukristo. Abantu bari hano benshi ntabwo basenga, sibyo? Akira hagarara hano imbere yanjye. Imbere yanjye rwose wiyambikire neza. Hagarara igira imbere. Uri kuyibona? Ntabwo nyibona. Reka nze wereke kagufate neza. Tubwire ibyo uri kubona filime ya Yesu, tubwire uko byamugendekeye, biba biri kuba byose. Reka ntabwo ndayibona nayo ndeba. Kandi irimo ariko hari ntashonje turi kureba. Aho ndayibona. Aho ndayibona. Tubwire rwose. Buceceka tubwira tugezeho Yesu uko byamugendekeye. Ndabona abantu ndabona Yesu ndamubona. Hari abandi ruhande ni ruhande. Yego.
ndabona iyo ari ikamba, ndabona ikintu iyo ari ikamba. Ndabona amahwa ku mutwe. Yo. Ndabona bamujyanye n'amahwa ku mutwe. Atwawe n'abandi? Ni umuntu umutambikanye sinzi uwo ari we. Nk'umukristo se niwe wabikurikiranye buriya? Ubwo ni Yuda Isikariyota. Noneho hari n'uri ku ndogobe. N'abandi benshi n'indogobe. Ndababona. Yego. Ndabona indogobe n'abantu bariho bagenda. N'indogobe mbona n'abantu bari inyuma b'abasirikare b'abantu bafite ibikoni birebire. Batambukanye Yezu. N'umusaraba n'igisaraba mbona. Wa musaraba. N'igisaraba mbonye umusaraba. N'umuntu ugihetse. Game over. Ndabona ni Yezu ugihetse. Yezu niwe uhetse. Ni Yezu ariko imbere ye hari igisirikare. N'iruhande rwe no hirya hari abagore ba Mariya na Madarena bamunirira. Ndababona ba Mariya na Madarena. Yezu ahetse igisaraba. Nguwo Yezu n'ikamba ry'amahwa. Nguwo n'abamukurikiye. Nibyo ngibyo ibyo mbonye. Niyo filime mbonye ngiyo mbonye. Si bikomeje se? Biriyo se. Ibyo ndabivuga ngewe ibyo mbona ndabivuga. Murakurikiye mwumva ibyo ndimo kureba. Abantu benshi baje gukora iki? Bambaye nk'abayisilamu. Bambaye imyenda y'ibishura. Bambaye no mu mitwe hose abenshi ari abagore. Baje gukora iki? Dore umusaraba wa Yezu awubambyeho. Nguwo ndamubona. Ndabona ko tombure 2024 n'umusaraba Yezu n'ikamba ry'amahwa bambye. Ngibyo byo mbonye. Ababyeyi bambaye nk'abayisilamu bitandiye. Ngabo ndababona. Yezu baje gukora iki? Yezu n'ikamba ry'amahwa. Abambye ku musaraba. Ahumeka umutima uterera hejuru. Oya se. Ndababona ngabo ndababona. Ngabo ndabareba ngabo n'abandi. Ubusanzwe mu kiliziya ibyo bintu byose ujya ubibona? Mu kiliziya mbona Yezu ku misaraba bamubambye. None uri kubyirebera aho ngaho? Ngenda bibona ngibi ndabibona. Ndabona kutombere 2025 Yezu abambye ku musaraba n'ikamba ry'amahwa. Amaboko ku musaraba nibyo ndimo kureba. Biracyakomeje? Yezu ku musaraba niwe ndimo kureba. Niho bikiri? N'akabindo nk'uko. N'akabindo. Yego. Ngaho twibwirire. Iyi nkuru ya Yesu n'urupfu rwe, abakristo benshi hari abantu batabizi. Babwiye abangaba uko byari byifashe, abamugambaniye, abamwishe, bimeze bite? Abamugambaniye ni Yuda Isikariyota. Kandi yari uwo mu ntumwa nkuru. Zari 12. Yego. Apologize, I'm continue. Ari uwo muri izo ntumwa 12. Aragambana yanga ibya Yesu afatiye nzira. Atangira kujya abwira abo bari kumwe za ntumwa bari kumwe. Abagumura. Abatereye imitoma ye. Ababwira ibyiwe. Reba Imana yakubwiye ngo nsange wakoze ibi. Hari abantu batajya bakunda gukurikirana izi nkuru za Yesu kandi ziba zikenewe. Abakristo baba bakenewe, biba bikenewe. Umva abakristo ngewe reka nkubwire. Ibi ndabikunda, intumwa za Yesu ndazikunda. Na Bibiliya ndayisoma. Nasanze gusuzugura. Uri kumwe n'abantu ikipe iyi n'iyi.
murakora ibintu binibi umwe avuyemo yigeze inagonjwa akayuda inagonjwa ikihebe ashinze ye gurupe aragiye yitandukanyije n'abo bari kumwe ubwo nyine afashe reka tubashimire cyane biraha ubutumwa abantu n'ubundi basenga ariko badakurikirana izi nkuru urakoze cyane yego murabibonye rero izi nkuru za Yesu nazo ziba zifite abantu bazisobanura ziba zifite ba nyirazo mwebwe mw'abakristo mwese mudakurikirana Yesu uko byagenze nyamara igihe ni wa mugani ngo mukizwe turacyari mu kiganiro VR Time turacyari kuri VR Nation 250 dukomeza kwakira n'abandi batumirwa alright tukiri mu kiganiro VR Time hano kuri VR Nation 250 murabibona neza ko dufite umubebi mwiza cyane nawe ufite amatsiko y'ibikomeje ewana kubera ahangaha muri episode ufite amatsiko y'abantu bakomeje kunyura muri iki gikoresho ufite amatsiko ya buri kimwe cyose je nitwa Mr VR bebe wowe witwa nitwa Divine akira ariko banza usohoze witwa Divine yitwa Divine Diva umeze neza iko fresh kabisa urakomeye yego ubundi iki gikoresho wowe uri kukireba urabona ari iki wenda gikora nk'iki bisewe n'ubwa mbere nkibonye n'ubwa mbere ukabona ariko ibintu mbonye biri kuberamo nabibonye ntibikunda ujya ukunda gutembera gutembera nk'ahantu hameze hate gusa si pisine amapisine kuki ukunda koga wenda pisine tuyikuyemo wisanze wenda uri ahantu mu butayu hano mu misozi ubona ko ihora inyeganyega igira gute we wakwitwara ute uri kureba nk'aho hantu uharebesha amaso yawe game over ubwo nyine ufata decision nyine y'ahantu uri none se wabigenza gute ni ukuvuga ngo uriyakira aho hantu nyine ukavuga uti kama mbaye ahangaha ninjye naho nibyo yego uzi gutwara iki uzi gutwara nibwirira rata amajwi y'abantu bari hanze bihorere nibwirira imodoka ariko ntabwo nyizi cyane ku buryo nakata yego uraza kugerageza uvuge cyane umuntu uri muri iki gikoresho aravuga wemerewe kutubwira ngo ngeze ahangaha bimeze gutya na gutya hanyuma abantu badukurikiye nyine nibo baba bari kuvuga ati ibi bintu ari kuvuga ese nibyo cyangwa ntabwo ari byo reka ninjire muri iki gikoresho n'ururede yego reka ninjire none mva ubwoba nta bwoba humura nta bwoba inguti y'uburuguru barambaye ijipo hamushenze jina la Yesu mundebe uyu muntu wino hagarara hano imbere yanjye ambara neza akajya gafata mu kananwa technology uri kubona iki imbere yawe ibyatsi ibintu bimeze nk'ibyatsi like nyine biri mu mazi bimeze nk'ibiri mu mazi ariko nanone y'umukara uri kubona umeze nk'uri muki meze nyine nk'umuntu uri mu ndege hejuru ariko uri kubirebera hasi reka twigendere sibyo urajya utubwira rwose uko bimeze hose wemerewe kuvuga Divine niwe ugiye kuduha show ndi mu muhanda wa gari ya moshi ndi kureba imisozi n'ikiraro ndi kuzamuka tu ahantu se ndahanyura urahanyura nta kibazo mani uziko mani mwabuye ari kugwa kibuciye akaboko se ariko hari ntashonje wow ashobora kuba ari igitsina cyane
Mani ntabwo muskunu biri crazy. Abonye iki? Mani ngeza boroheza ari kumara ku bintu by'ubuye bya dodge. Wow, gutagiye mu muhanda wanjye ntaribi. Wagira ngo byakubanye uburyohe. Shosha. Wow. Kwa gutitira kuri seri. My lord, I wonder. I wonder. Wow. Abonye pilote. Ndabona bitatubwira. Mani mwagiye mureka kuvanga vibe z'abantu nje nimereye neza. Yego. Aboro wagira ngo bacukuramo amabuye. Ariko hari ntashoro. Uyu muri Rusi ibi nimba hajemo iby'umuriro ndabivamo. Teknolojia. Uko na marayika. Amarayika se uwabyaye bangahe? Ngamenyera ako kantu ni kabi. Mama yangu. Ubona kwa munzira ko nta gatero wicayeho. God have mercy upon us. Wow. Ako ndavuga iki mwagiye mureka abantu bakirira show yabo. Game over. Unyewanja wake. Ndavuga iki se ndahantu mu mabuye ameze fresh hari ibyuma by'inyinshi. Amabuye ngaya do. Yego rad. Bundi zipizaye. Mama ahantu hameze neza. Ahantu waruri hameze hati tutabesha. Byari fresh ariko haraboro nageraga ikibuye kigahita kiza mu muhanda. Noneho araho nageraga ikibuye kigahita giturika. Nkavuga ati noneho ko kingiriye mu nzira ndanyura he. Ariko ubonye ari ibintu byiza. Oya biriya byo byari fresh. No mwambwiraga ngo mbabwire mwagiye muri kumuntu akinjoyinga amazi. Ku buryo n'ubutaha wajya n'ahandi umuntu yaguha n'ibindi nyine ugakomeza. Hariya aho kuriya wari umfashe unjyanye aho ajyanye uriya munjamano y'ibyo ninjira. Reka tugushimire cyane nakoze cyane Divine. Turakomeje mu kiganiro Viara Time turi kuri channel yacu ya Viara Nation 250. Dukomeje kwakira abatumirwa bagiye batandukanye, dukomeje kwakira abakinnyi bagiye batandukanye. Murabizi neza ko muri buri episode haba hari bucemo n'icyamamare. Mwabonye ba Kanyombya, murabona abanzovu ba Gitafu, murabona ba mama w'abapampe, ni benshi cyane ewana ba Kanyange abo bose n'abandi mwifuza bose baba bazacano kuri iyi channel. Niyo mpamvu rero nakiriye undi mujene maze neza. Kongireho nanjye wo mustar nciyeho hano mwabibona ewana. Nawe umustar nanjye wo mustar. Nanjye niyongereye. Nibwira nyine. Wasanga Kanyombya ufite umuntu ugiye kugusimbura. Wasanga Gitafu afite umuntu ugiye kumusimbura. Umeze neza? Njye nitwa Mr Viara. Wewe witwa nde? Rukundo. Uragerageza wongererwe. Nta mustar tugira ujye uvuga ijwi rito. Abana bose baba basatura tu. Sibyo? Witwa Rukundo? Rukundo umeze neza? Urakomeye. Ndabona urimo uranaterura ariko mane siko nkuzano kwikanga se. Hanyuma kabanze mubaze. Sibyo? Mu buzima busanzwe ukunda iki mu myidagaduro? Mu gutwara gusa. Uratwara? Byo gutwara. Yewe we. Uyu muntu ahantu ngiye kumutwarisha. Watwara mu mihanda imeze gute? Iyo ariyo yose. Urumva wiyizeye? No ukuri kw'Imana ngiye gukohereza gutwara. Uramutse utwaye, sibyo? Ukagera ahantu umuhanda uhuye urimo inzitizi kandi bidashoboka ko uri buze gukomeza imbere. Umuhanda ni na mutoya. Nuri bubashe gukata ngo usubire inyuma. Wakwitwara ute? Mutoya. Wakwitwara ute? Wakwitwara ute?
natwara tu watwara ngenda ubwene ugeze tuvuge uyu muhanda imbere hari imbogamizi kandi nturi buzinyureho kandi gukata ngo ugaruke ntabwo bikunda wewe wakwitwara uti wakomeza tu ukomeza heza neze buze cyagenda hano urambwiye ngo watwara reka nkubwire sibyo reka twe kubitinza ufite amatsiko y'iki gikoresho njya nyibona tu ariko wakibonye mbibona kuri telefone nyine gutyo ku ma YouTube wasanga ujye udusura nawe ubwo birumvikana nibwo mbonye njyewe nibwo nkubonye nasanga yakusa nambye mbireba cyane ariko okay alright twebwe tugiye kwinjira muri iki gikoresho sibyo tugende utware ahantu uratwara urajya utubwira uti ngeze ahangaha bimeze gutya na gutya wemerewe kuvuga ni show tuba turi gutanga sibyo uravuga kugira ngo n'abadukurikiye bumve mu by'ukuri ko ibyo bintu urimo ari ukuri reka twinjiremo turebe teknolojia ewana nawe ugira uko ukora muri muhanda hagarara ahangaha imbere yanjye izere ko nta kibazo ufite manura ako kagozi gafate hasi uri kureba imbere hameze hate ni mu mashyamba ahantu hari imisozi tu hari imisozi itegereze hose nta kibazo urabyemerewe ndekurevura tugende okay urajya utubwira wemerewe kuvuga ahangaha ni ugutanga show utubwire ngo hameze gutya na gutya aho ngeze byose urabyemerewe rekura iyo apareye my lord I wonder ndi kubona imisozi ya daje ni gaza iki kiboro se ni gaye apareye uyihorere apareye ufashe nta kibazo teknolojia za dinozoro Dorodofi one ushaiona mchana usiku ibuye ryarigishe wa umuhanda urimo ariko utubwire n'imiterere yawo ndakeka ari nka gari ya moshi ni mu misozi ni ibitare nyine gusa tu Hello. Kiboro dage. Hello. Waje ntubwira urabyemerewe. Aujourd'hui aussi c'est un autre jour. Mombali nanga. Kasongo mbona wewe. Songa libala. Oh yeah. Ahora ngeze mu buvumo. Nataka muniombe. Imiterere yaho yose yiduhe. Ndi mu ndake niho ndi kuba. Bana harimo ibinyamaswa bya tari. Meze kwikomo wowe wakomeje gutwiba urahagarara wanga no kugira icyo tubwira uyikuriyemo iki bimeze bite oya bino hano bazi ugira uti wowe ngwino tubwire kuki ubuje mu bigenze wakirukanga ni bigenze bite ubonye iki ani mu misozi nicyo kintu nabonaga wari ugeze ahantu hamanuka cyane byari bimeze bite nacaga mu birere gusa mu kirere wari uri mu kirere eko n'inyamaswa za da none uhise ubivamo akira twishimye cyane nta kibazo mboga urakoze cyane yego umukinnyi wacu yakomeje kugenda yikaruma aratwikarumana yo anaturyana isombe ibintu birakomera ariko fendefe birangiye
mbona yikanze nta nubwo ashaka kuvuga ngo byari bigenze bite. Turi mu kiganiro Viara Time, muracyari kuri Viara Nation 250 ndetse dukomeje kwakira abandi batumirwa muri episode. Muri episode nshya dufite abatumirwa bagiye batandukanye ariko by'agahebuzo. Uriyo twakiye umuntu w'igitsina gore, abamama cyangwa se abakobwa, biba ari ibintu bihebuje cyane hano muri iki kiganiro. Niyo mpamvu turi kumwe n'umugabo ahangaha. Sitomeze neza? Yeah. Umeze neza? Watubwira, nje nitwa Mr Viara. Wowe witwa nde? Mutesi. Mutesi. Ako hari akandi kazina wambwiye hanze ya kamera. Mutesi. Mutesi? Ntabwo ari Umutesi Sylvie? Ni Mutesi Sylvie. Umutesi Sylvie. Sylvie umeze neza? Wakomeje kwitegereza kino gikoresho, sibyo? Ugira amatsiko ufite n'amezi ate? Uko kiteye imbere. Uko giteye imbere? Ibyo niba koko ibibamo biba ari ukuri. Yego, uraza kugerageza wongera ijwi. Hanyuma rero Umutesi, ikintu kiba nuko hano aba ari ubutembere, ni enjoyment, ni ibyishimo nk'ibindi byose. Iyo utembereye aha muri iki gikoresho, icyo ukora ni ukubwira gusangiza abadukurikiye, abantu batarimo, ubundi babwire aho uri hameze hate, sibyo? Ni heza, ni habi, hameze gute, kugira ngo amatsiko yabo naho nibyo bakomeza kugira amatsiko, ariko basangize ishusho y'aho hantu. Are you ready? Uriteguye kuri buze kuba hashoka babwira ubwiza bw'aho hantu? Cyane. Niye nyanja uzi nini ku isi? Ntayo. Nta nyanja nini ba ku isi? Iruta izindi. Oya, ndikuvuga wenda mu byo wasomye inyanja ya Pacifique. Wisanze uri mu mihanda yo hejuru y'inyanja, wakwitwara ute? Urumva byaba bisa gute? Oya, wagwamo. Oya, wagwamo. Tuvuga urugero wenda ubaye uri mu ndege, uri hejuru y'inyanja, inyanja uyireba hasi, wakumva bimeze gute? Kumva nagira ubwoba. Wagira ubwoba se? Ubu se urumva nta bwoba biteye. Reka twinjire muri iki gikoresho, sibyo? Ntabwo dutinda. Hanyuma uduhesho uze kugenda utubwira mu by'ukuri uko hameze. Teknolojia. Umutesi, urahagarara hano imbere yanjye, ahangaha ndi kureba niho nawe uhagarara. Urabanza utubwire imiterere y'ahantu uri, ambara neza ko ngako kajya munsi y'akananwa, sibyo? Tubwira ahantu uri kureba hameze hate? Oya, uretse ntabwo uragenda, hameze hate? Haratangaje cyane, hameze hate? Reka tubwire Umutesi, aho hantu itegereze, urahanganya amaso hose. Ni heza cyane. Ni heza cyane. Hanyuma rero, reka tugende, uragenda aho utubwira ahantu ugeze nuko hameze, sibyo? Yego, twagiye mu mihanda yo hejuru. Mu mihanda yo hejuru y'amazi. Ikiraro kirarangiye. Ndidumburamo. Oya, ntabwo ariko dusiga tw'umweru twiza. Ego, ndi kutubona. Nataka muniombee. Turacyari hejuru y'amazi ariko. Mama, hari ahantu ni kure. Wabonye? Hariya hejuru ni heza. Ni heza? Ndi kubona ari heza.
ntabwo ari kwa satani warumva ntabwo ari kwa satani mu mazi ijuru ku kiraro mu mazi dore ikibuye we iki ni ikibuye Yesu Mama yangu game over, uwanja wake kaingia sasa. Imihanda irimo imeze ite? Imihanda ndimo ni imihanda y'ikiyodo duce mu mabuye. Dore amabuye ndariya. Kicukiro santere. Dore igisiga dore iki. Dore none ubu. Ndayitwara. Tugeze ku kiraro. Kibiti hasi. Kibigiye hehe? Mana Yega hayi. Umutesi Cyakoze tubwire amatsiko wari ufite n'ibyo naho uvuye bihura bite? Tubwire bihura bite? amatsiko arashije. Hameze hatari ahantu. Hano narindi na ahantu heza. Hatabaho. Kuki wari ufite ubwoba? Kuki wari ufite ubwoba? Ikintu cyane ubwoba ni kiraro. Ikiraro. Aho wari uri se, aho wari uri mu by'ukuri ugereranyije wenda n'ahandi hantu ubuzi cyangwa se utubwire wumva gukiri nk'aha ngaha abangaba wumvaga wenda bahari abasina nubwo nabarebaga numvaga ndahantu hatabaho ariko ni heza inyanja wari uyangana bite? Nini yari hasi ibona hejuru ibona hariya wanje hano niwe uri hagati ni ikiraro kirekire hari mu mabuye. Imihanda yawe yari imeze ite? Yari myiza. Imihanda ni myiza. Iriya mihanda se buri ibinyabiziga byagendaho? Ntabwo byagendaho. Wese wari utwaye wowe wari utwaye iki hariya cyabashaga kugenda muri kariya gahanda? Wabona gutwaye iki? Imbere yanjye nabonaga ari akantu kameze nk'akimodoka ariko hari ntashonje. Yego Mutesi reka tugushimire cyane uburyo witwaye. Ntekereza ko n'ubutaha nta kibazo harimo n'ibindi byinshi cyane wajya n'ahandi hagiye hatandukanye. Yego urakoze cyane Mutesi. Yego Mutesi muramubonye uburyo yitwaye yatanze show hano muri iki kiganiro VR Time. Wabibonye neza ko n'abantu b'igitsina gore biremewe nta kibazo turabakira mukomeza kuza n'ubundi mukora subscribe musharinga mukora likes ibintu byose hanyuma urugo rwacu rukomeze kuba urw'umunezero gusa. Turacyari muri VR Time hano kuri VR Nation 250 dukomeza kwakira abatumirwa bagiye batandukanye. Ndacyari Seruba cyangwa se nyite Mr VR. Hanyuma mfite umujene ahangaha. Uyu mujene yari yanzengereje inyuma ya kamera aho yari ari mu bakiriya avuga ngo ibi bintu yabidownloadinga akajya bireba ngo iwe kuri telefone cyangwa se kuri televiziyo. Musaza umeze neza? Meze neza. Ni wabivuze ibyo bintu? Ye nabivuze kabisa. Wavuze ngo wabidownloadinga? Ngiye kureba niba koko wabidownloadinga. Yego. Nurangiza ubundi witwa nde? Banyita Amani Tumusifu. Tumusifu? Ngo ni tumushime. Tumusifu. Hanyuma Tumusifu umeze neza? Gake. Ufite imbaraga? Anagura reka protocol hano no muri kamera bigaragare neza. Tumusifu ugira ubwoba? Rimwe na rimwe nagize ubwo umunsi umwe mpura n'inzoka ngiye. Inzoka? Nshaka ko gutembereza muri parike y'amadinezoro. Wumvise abantu bakubarira inkuru sibyo? Utembereza muri parike ya dinezoro sibyo? Izi nyamaswa ntabwo uzizi ndabizi. Ntabwo bararebye movie wenda iki gutyo. Amatsiko ufite ya dinezoro urumva ari inyamaswa imeze ite? Inyamaswa iri ku muriro. Niko bimeze? Niko. Hari inyamaswa iri ku muriro uzi? Ndakeka ari dinezoro. None se nuza kwisanga muri iyo parike uritwara ute? Kundi ubwitwara rero ntagira iri mumfate ndayisiga. Urayisiga? Uriruka uyisiga? Yego. Aje ndaza kureba ko wiruka ukayisiga. Yego. Uri tayari? Tayari. Tumusifu umeze neza?
Meze neza. Tumusifu. Nyuma yuko uvuye muri ibi bintu. Ubundi uko ibi bikora uraza kujya utubwira uduhe ishusho yaho uri. Wemerewe kuvuga. Umuntu uzamana agaceceka ntabwo aba ari ibyo. Sibyo? Kubera ko uba uri gukora buragi kandi hano twese ntabwo dufite ubumuga bwo kutavuga. Sibyo? Uraza kutubwira ibyo ubona. Na nyuma yaho urambwira ibyo ubona. Umbwire koko niba wajya no kubidani loading. Nahoze nkumva buriya. Ayiwe. Nahoze nkumva. Nahoze nkumva. Agarara hano. Urebe imbere neza. Teknolojia. Uri kureba iki imbere yawe? Uri kureba umuhanda. Uri kureba umuhanda? Yego. Mu nkengero zawo hari iki? Ari ndabona insina nziza. Bakuvire mu nzira witwarire. Urabona insina nziza. Inyuma gato yabuze. Ndabona n'urutare nawe aho ngaho igira inyuma. Ndabona n'urundi rutare rurerure ha. N'igiti. Umuhanda uri kuwureba neza? Ndi kuwureba. Ngaho twara. Ujye mu butembere utubwira aho ugeze uko hameze. Yego. Sibyo? Abantu bane bashaka kumenya ngo Tumusifu ageze he? Tumusifu ko mbona unyeganyega cyane. Urugendo urarusuka ati korose. Ufite iminota myinshi uri gutembera aho hantu. Yego. Gukomeza ndikubona nciye munsi y'ibitare bimeze ukuntu gutya. Iyi dinezoro mari. Iyi dinezoro. Ndikubona n'izindi zirukana. Dore izindi nyinshi cyane. Noneho igikunigana mana we. Iyi ni nini cyane. Iyi ni yazamutse imirabyo imvura igiye. Tugeze ahantu hamanuka cyane. Yose. Tugeze ahantu hacunjumuka. Twagarutse. Tugeze mu ikorasi. Tugeze ahantu hazamuka. Tugeze ahantu hazamuka cyane. Ibuye. Man, harimo n'amabuye menshi. Harimo n'amabuye. Yego, bari bankubise ibuye. Bande. Limanutse hejuru hano. Okay. Twakomeje. Ambo, ndi kubona ibisiga biguruka. Tugeze ku mabuye. Tuyaciye munsi. Hano haramanuka cyane. Hano haramanuka cyane. So ubutembere se? Turakase. Rero ibisiga turiguye. Turakase. Ntabwo nazamuka ameze nk'uzamuka. Mara we ndakase. Okay, tugeze munsi y'ibindi bitare byinshi. Bari bishyamba n'ubwo ribaho n'agasika. Bazamuka. Tugeze ahantu mu buvumo. Ageze muri tano. Hano haboro ndabona tugiye gusohoka. Perezida ngizi ndazi kuzibona. Nikolasi twagiye. Yego. Barana baza ku kiraro. Nikolasi ariko ufashe kugisha. Ufashe ku kurari. Turi kwihuta. Turi kwihuta cyane. Nikolasi. Tugeze mu mazi bwa. Ndagombe. Ndikuguruka. Muramo. The pressure increase or decrease. Buretse n'amaguru ari gutitira. Ukuntu yatubwiraga we yabidani loading.
wabishyira ku rubuga wabiganira barebye niko mwana shaka gaske ngaho mbwira nk'ahantu hari ahantu hanyuma ngeze wari ukungurutsa nk'ahantu hameze nari meze nk'umuntu uri kuguruka hejuru y'amazi nyine icyo wari utwaye cyagiye hejuru bani zimeze ntabwo arizo zikanganye ari imihanda iriya mihanda si sawa wumva guri hano shema ntabwo numvaga ndi hano njye nayo ndi hano mu ishyamba wari uri hano mu ishyamba kandi ndi hano mu ishyamba none se ikinyabiziga cyakuvunaguye shawe cyamvu basi mva ku mutima wanjye uburyo hameze none se sha rero ntabwo byumvikana ariko urumva ko ibi bintu ntabwo umuntu aba akwiye kuba ari inkuru zabyo atabizi ibi bintu birakora bro ni ibintu ugomba kuba ari inkuru zabyo ubizi neza sibyo ntuzongere kubwira abantu ngo wabidanira odinga ajya kuba harayikina kabisa twitwa VR Nation 250 tuba turi mu kiganiro VR Time aho tugera ku bantu benshi ku bantu rwose tukageraho tukatanga show tukishimisha tugatembera ibintu nuko utabimenyereye uramutse ubimenyereye byaba byiza ntabwo bishoboka wabimenyereye nge oya nta bintu wabimenyereye rero nabipinze wari wabipinze ibintu nabipinze mvuga ngo babe kubyikoresha mbona ari ibintu nyine byaho ngaho ariko njyewe ngiye ahantu nanjye ubwanjye ntazi direzero nifuza kubona nazibonye ariko ni nini shumi ni nini cyane ari niyo yari imfashe ari ibintu bintunguyemo n'ukuntu bari bankubise ibuye rihanutse hejuru ryari inkubise bena rivuye ku musozi ryari rivuye hejuru noneho amakorosi yaho noneho yo ateye ubwoba ndakataga nkabona agiye kugwa mu mazi umuhanda waho ni mutoya muto cyane ebana isere ranyishe ebana wane se ubwo rero nari akantu k'akamodoka akamodoka kameze nka fokolifuti wowe wari witwariye akamodoka nari akafokolifuti ngende kugenda mu muhanda none nari ndi hano mu ishyamba ibiti amabuye nkaca mu buvumo ebana yego ngeze mu mazi ahubwo ikintu kintunguye ngeze mu mazi ndanagurutse ngeze mu mazi nkabona none se waca mu nyanja wowe utwaye ikinyabiziga hari ikinyabiziga nari ngonze wari ugonze nyine aha birumvikana reka tugushimire cyane rero bakunzi ba VR Nation 250 turacyari muri VR Time aho mukomeza gukurikira abantu uko bitwara reaction zabo hakoreshejwe iki gikoresho hagati aho kandi ndacyari Zeruba cyangwa se Mr VR murabizi neza ko ahangaha ari mu rugo rw'ibyishimo ni urugo rwaho bibera ubundi niko nkunda kubivuga mukomeza gukurikirana reaction z'abantu ariko kuri icyo noneho njyewe ubwanjye nongeye guha ikaze icyamamare kuri iyi mihanda arabica bigacika Yakamwana nongeye kumugarura kuri iyi cano Yaka Mr. Musaza respect mon commandant à notre respect Mr. Yaka ebana ibintu tunashukuru Mwenyezi Bora turashima Imana muri make murashima Imana ibintu ni amahoro komera twongeye kuvuga ikaze mu rugo hano iwacu kuri VR Nation 250 murakoze cyane kongera kunyakira kuri VR Nation 250 hanyuma ubushize abantu babonye uko witwaye sibyo none kuri inshuro bavuze bati ariko mutugaruriye Yakamwana ibintu byagenda neza buryo byaba uburyohe ubushize wabibonye kugira ngo twite ubushize uburyo nabibonye ukuvuga ngo hano kuri VR Nation 250 baranshuti bavani mucyo nabwire cyo ari ibintu bidasanzwe ahangaha rwose hari ibintu bidasanzwe ugeze ahangaha kuri VR Nation 250 abantu zasanga ibintu byinshi bigiye bitandukanye none se Yaka ubu tuvugana tugiye guhindura umukino wakinaga sibyo mu kuwuhindura ni ukuvuga ngo tugiye kwerekeza ahandi hantu ntabwo ari hahandi wakoreye ubushize sibyo ntabwo ari hahandi ahubwo njye mvubwire reka nihute sibyo ngiye kwihutisha ibintu tubyoroshye abakunzi bacu
batavaho bavuga batari ko baba badutuburira benshi aba bashaka uburyo ngo witwaye ubushize ngo burahambaye, niyo mpamvu ngo bashaka kongera kureba ariko biriya bintu ntabwo ari pranka, ibintu yakayikanzemo ni ibiki byari byagenze bite. Ikintu utakizi nyine babwira ariko babwira gutya gusa kibona ngo yakamwe yarigirishaga ngo yakamwe ntabwo ari Rinette brother ntabwo ari Rinette, ntabwo ari filme, ntabwo ari Ray-Ban, harimo ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Nawe ubwo uramutse ucyambaye iki kintu nibaza ariya ikintu cyiza ari harimo nimero sibyo, harimo amanimero, hariho nimero zacu, byaba byiza ababishatse sibyo bagiye baduhamagara twebwe tukabasanga hehe. Icyo kintu cyo cyambara ukisanga mu nyanja, ukisanga ikuzimu, ukisanga mu ijuru, ukisanga ahantu hagiye hatandukanye. Agwego na za Dubai ariko abantu batazi ubutayu, abantu batazi ubutayu ari mu isi yose no mu mpera z'isi, ni impera z'isi. Bo yakarero ubu ngubu twagiye nta nubwo dutinda, ahangaha ni ahantu hadasanzwe sibye ko witegereje neza ushobora gusanga ari ya misozi ya Dubai hirya imisozi iba yitwara uko ishaka, ukajya kubona ibintu birahindutse ako kanya hari ese yaka ubaye uri ahantu ha wenyine ibintu bigahinduka uhari wenyine nta n'undi wo kugira ngo mufatanye gutabara ahantu wahitwara ute? Nta kindi ni ugupfuri gusenga ukiyakira. Ngwino rero ngwino jyamo birimo neza. Uri kureba iki? Uri kureba iki? Uri kureba iki? Ndahantu kugira ngo dutangire. Ndahantu hari inzira nyinshi ariko imbere ndi kubona ibintu bimeze nk'inyobo. Uri kubona ibintu bimeze nk'inyobo? Reka tugende. Ngaho tubwire yaka ahantu uri bimeze bite? Ahantu ndi uraza kujya utubwira pe abantu baba bafite amatsiko. Ahantu ndi kubona umuhanda ariko uri mu kirere, uri mu kirere. Ndi mu muhanda uri mu kirere, hari amabuye ari kure kujya, amabuye ari guhubuka. Amabuye ari kugwa. Ni mu bibuye, ni mu mabuye. Amabuye ari guturuka hejuru, ari guturuka hejuru. Abantu bazarumwe bayonagwa. Hari umwobo. Amabuye ari guhubuka. Amabuye ari kugwa ari menshi, amabuye ari hanze apfuye. Munabare ni mu mabuye. Jina la Yesu mundebereye umuntu. Turi kuzamuka umusozi ariko hari ntashonje. Ugize ngo ibuye riraje. Ibuye riri. Uri kuribona se? Uri kuribona? Hano mu kirere, turamanutse dore hari umwobo we. Ave Kasongo yeye Mombali nanga Kasongo mbona wewe Songa libala yeye bimeze bite se? Ubu ntibituje se? Ntabwo biratuza neza. Hano ni mu yindi si kabisa. Ninde se? Ni ya kangahe? Iyi ni isi ya gatatu. Itandukanye na yindi nabonye bwa mbere. Iyi ni indi si. Itandukanye na yindi nabonye bwa mbere. Mana we. Umuriro.
umuriro. Umuriro. Now it's some beats on one side. Reka wagira ngo ni komporete y'imbere yanjye. Oya se, baraharashe? Wagira ngo ni indege irashe imbere yanjye. Niko. Aha. Ndi kubona akaboko k'umuzungu. Oya se? Akaboko k'umuzungu? Ndakabona. Ari kugira ate? Ari kugira. Hano hari amakamyo. Hari amakamyo. Oya se? Ibintu bishobora gutuma usara. Kuba wumva uri ahandi ha. My lord. Ubu nibwo bugarutse noneho ku isi. Yaka. Ibintu ntacyo byagutwara se. Ibintu ntacyo byagutwara. Ariko birabiye gutari mwiza. Bira bintu bibaho. Birabeje. Kandi wabyiboneye. Ni wabyiboneye se? Ari ahantu ntabwo tuzahagera. Imana ntabwo yabyemera. Ntabwo yabyemera kugerayo. Ndewe. Ubwo yongera ahantu. Ayuanda. Ndetse ndi kumwe n'abandi. Uzi ko nta muntu waba. Tubona ahantu hawenyine. Wenyine. None hameze kuri. Ateye ubwoba bro. Ego bro. Ateye ubwoba. Reka tugushimire cyane. Asante sana. Yego bakunzi ba VR Nation kuri VR Time muramubonye Yaka mwadusabye ko agaruka mudusaba ko yakongera kuduha show mudusaba ko yakongera kwambara iki gikoresho niyo mpamvu natwe turi ba mudatenguha turi intumwa zitumwa zikagerayo turi intumwa zanyu twazanye ibyishimo mu Rwanda twazanye ibyishimo hano kuri VR Nation 250 tuzanye ibyishimo mu kiganiro VR Time reka dushimire buri mukinnyi wacu buryo yagiye yitwara dushimire Yaka mwana mwamubonye dushimire mwebwe mwese mukomeza kuduha views mwitegereza ibyo dukora mugakora like mugakora comment mugasharinga n'abakora subscribe ariko dusabe n'abandi gukomeza gukora subscribe jewe na Reserva cyangwa se unyite Mr VR dusubire muri episode itaha abantu tubaye ibyishimo noneho bikomeye cyane hasta la vista.